Yesu ashimwe cyane turabasuhuje mu izina rya Yesu. Famiye tuvuga ukuri, Imana ibaho umugisha. Dushimiye Imana ikiturinze, dushimiye Imana ikiduhaye ubuzima, dushimiye Imana ko n'ubugingo bukiri buzima. Imana ihimbazwe. Reka dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye kukiranukira kudukiza no kutweza no kudutunganya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye umwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe, utwemerera utweze wo gukiranirwa kwacu. Amaraso ya Yesu adutunganye, hanyuma uyu mugoroba utubere umugoroba udasanzwe. Ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima y'abaryumva, rizure ibyari bimaze gupfa kandi rishyiremo ubuzima. Urakoze kuko ugize neza. Uyu mugoroba tukubonereho umugisha ukomeye wo kubana nawe, hanyuma ibyo ngiye kuvuga nanjye bigira umumaro mu mitima y'ababyumva. Ijambo ryawe ryera imbuto nyinshi. Urakoze kuko uri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma iri jambo tugiye kuganiraho, Imana yashyize ku mutima wanjye, uretse ko rimazemo iminsi, ndumva rifite imbaraga mu buzima bwanjye. Rifite intego ivuga ngo iby'umwuka birindishwa iby'umwuka bindi, iby'umwuka birindishwa iby'umwuka bindi. Ushobora kwibaza ngo ni iki kirindwa, ninde urinda? Ikirindwa ni icy'agaciro, ikirindwa ni icy'umumaro. Murabizi abantu baba mu ngo zikomeye, abakire memuke n'abakene, ikintu cyose cy'agaciro kibikwa ahantu h'agaciro, kishyirwa ahantu h'agaciro, kuko kiba gifitiye nyiracyo umumaro. Hanyuma iri jambo tugiye kuriganiraho rero rifitiye umutwe uvuga ngo iby'umwuka bikwiye kurindishwa iby'umwuka bindi. Ni ukuvuga ngo hari iby'umwuka yaduhaye. Imana ishimwe. Imana, Pawulo yarabivuze, aravuga ngo Imana yafashe imigisha yose yo mu gakiza k'Imana iyishyira muri Yesu iramuduha, hanyuma kumuduhereza ako gakiza twahawe, ubwo buntu twagiriwe. Murembye yaravuze ngo imigisha yose yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Aravuga ngo nayihawe mu gihe nihana ibyaha. Ikintu waherewe ubuntu ni ikintu wahawe mu by'ukuri. Wenda birashoboka ko wari ugikeneye cyangwa utari unagikeneye, ariko ugihawe kubw'imbabazi. Ni ukukureba ukavuga ati buriya Joseline akeneye iki kintu, reka tukimuhe. Kubw'ubuntu rero iyo migisha twarayihawe, nta kiguzi, nta feza, nta zahabu. Imana ishimwe. Hanyuma iby'umwuka ni ibyavuye mu kanwa k'Imana. Pawulo yavuze ngo iki? Pawulo yaravuze ngo mbese abayuda barusha iki abandi? Ni iki abayuda barusha abandi? Ubundi abayuda ni abantu nk'abandi, bararya, baranywa, barambara, bariga cyangwa se ntibaniga, barahinga, bakora mu maofisi. Aho hose abayuda wabasanga. Maravuga ngo ariko ni iki barusha abandi mu by'ukuri? Hanyuma ahita atanga igisubizo, arabanga abayuda barusha abantu, ngo barusha abandi ngo cyane, ndetse ngo cyane. Aravuga ngo babarusha muri byose, nk'icyambere bafite. Nubwo bize, nubwo bakora, nubwo baba batarize, nubwo baba bafite amafaranga cyangwa batayafite, birashoboka nabyo, ngo babaruta muri byose. Ng'icyambere ngo bafite ibyavuzwe n'umwami Imana. Imana ishimwe. Ibyavuzwe n'umwuka abayuda barabigendana. Hanyuma muri ibi bihe nabonye abarokore baba mu nzu y'Imana. Njye ndashaka ko tuganira nk'abantu b'Imana, baba mu nzu y'Imana, bakora imirimo y'Imana, bumvise ijwi ry'Imana, babayeho mu buzima bumva Imana ivuga, babanye n'Imana, babona Imana irakora. Ukumva umuntu arakubwira ati njye twigeze kujya gusenga mu butayu, ibihuru bikaka, nanjye ibyo ndabizi. Abantu bakajya baterura amabuye yaka, ukabona ibyatsi biratse, Imana ikabamurikira. Abantu bumvise ijwi ry'Imana, abantu babonye Imana. Ariko kurindisha iby'umwuka bindi, kurindisha iby'umwuka bindi bidaniye abantu. Muririmbyi yaravuze ngo nari umugabo ntigihabwa intebe. Imana itugirire uzasanga abantu bavuga ngo kera narahanuraga, kera narerekwaga, kera ntunde ubu nari nzi kubyina, kera ntunde ubu narahanuraga, kera ntunde ubu mfite ijisho narerekwaga. Ariko mu gihe kikagera ugasanga abantu bananiwe kurinda, bananiwe guproteja. Dufite abantu baturatira iby'ibihe byashize, batubwira ngo kera ngo nari nzi gusenga mwabana mwe, kera ubu ngewe iterano ritambonaga ntacyo bakoraga. Ariko ukibaza ngo mbese niki cyatumye itara ry'Imana rizima ku bantu b'Imana? Ijambo intego yaryo iravuga ngo iby'umwuka birindishwe iby'umwuka bindi. Haleluya. Hanyuma iri jambo dusomye hejuru riravuga umugabo witwa Simiyoni. Bibiliya ivuga ko yari umusaza, ngo yabaga i Yerusalemu mu nzu y'Imana. Yerusalemu ngo hari umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we.
Imana ishimwe. Simiyoni Imana ivugana nawe, hari harimo abandi bantu benshi Imana yari ikwiye kuvugana nabo, ariko hari ibintu nka bine nshaka ko tuza kureba kuri Simiyoni abarokore dukeneye muri iki kinyejana. Dushobora kuba dufite bibiri, ibindi bibiri tutabifite, cyangwa ukaba ufite kimwe bitatu ntabyo, cyangwa ukaba ufite bitatu kimwe ntacyo, ugasanga ntibyuzuye. Imana itugirire neza. Bibiliya yavuze ngo i Yerusalemu hari umusaza witwaga Simiyoni, ngo icyambere ngo uwo yari umukiranutsi. Imana ihimbaze. Dufite abantu baba mu nzu y'Imana, dufite abantu baba ku magurupe y'amafamiye menshi, abantu baba mu mafamiye menshi, abantu bafite amaprotokole, abantu ariko badafite uyu mwuka Simiyoni yari afite, umwuka witwa gukiranuka. Imana itugirire neza. Simiyoni mu gihe cye yumvishe Imana. Bibiliya ivuga ngo umwuka wera w'Imana ubwe yaramusanze aramwongorera, aramubwira ngo we Simiyoni ntuzapfa, ntabwo uzapfa kugeza igihe uzabonera n'amaso yawe agakiza k'Abisiraheli. Imana ishimwe. Ijambo Imana yavuze, imbaraga z'ijambo, ubundi kuvuga ko Imana bingana no gukora. Iyo Imana ivuze bingana no gukora kwayo. Nugira amahirwe ukumva Imana iravuze, ujye uvuga utubwe Imana imvugishije egare gukora. Ariko dufite abarokore benshi bashaka kuyigira nka radiyo, ngo uyu munsi yavuze ejo nzasubirayo, ejo bundi nzasubirayo. Oya, ntabwo Imana imeze nka radiyo. Ijambo rimwe Imana yavuze ku buzima bwawe ryagutunga. Iyo usomye Ezekiyeli 16 hakwereka umwana ngo wavutse avuka mu buryo budakwiriye, mu buryo butanejeje. Hanyuma biravuga ngo nyina aramubyara ngo amuta ku nzira, birakavuga ngo ntiyigeze amwuhagira, ntiyigeze amusiga utuvuta, ngo nta n'ikindi kintu yamukoreye, ngo yaramuretse gutyo gusa. Hanyuma ngo Imana imunyuzeho, Bibiliya ivuga ngo nuko nkunyuzeho. Bibiliya ntaho ivuga ko bamusigiye bibero, ntaho ivuga ko bamusigiye imyenda, ntaho ivuga ko bamusigiye supanete, ntaho ivuga ko bamusigiye amafaranga ya minerivare. Oya, nta na nido bamusigiye, ngo ahubwo bamusigiye baho. Ndashimira Imana. Iyo Imana ivuze bingana no gukora kwayo. Ikintu Imana yanditse ku muntu kiba kingana no gukora kwayo. Nugira amahirwe igakora itavuze, uzaba ugize umugisha, ariko nugira n'umugisha nabwo ikavuga, n'umugisha nabwo ugeretse ku wundi. Ariko ntibivuze ko kubitavuze itari bukore. Imana Simiyoni ngo yabaga mu nzu y'Imana. Iyo usomye mu mirongo yo hasi ngo yabanaga n'umukecuru witwa Ana. Uyu Ana ndamukunda, nubwo abigisha benshi ntibamuvugaho, ariko uyu Ana wamwigisha ku bagore b'abapfakazi. Uyu Ana ngo yashatse umugabo bamarana imyaka 7, ngo umugabo we barapfuye, amara imyaka 84 ngira ngo niba nibeshye, ngo ari mu nzu y'Imana. Nawe yari ari mu bantu bategereje, ngo yaramyaga Imana ngo akayihimbaza, ngo ari umunyamasengesho. Uyu musaza Simiyoni n'uyu mukecuru Ana babaga mu nzu y'Imana, bategereje ihumure, bategereje imbabazi, bategereje kuzabona agakiza k'Imana. Reka mbabwire, kwitonduka rindiro bike byemeza umutware. Turaza kurirebaho ibi bintu bine abantu b'Imana bakeneye muri iki kinyejana, binaniye abantu, bitumye tubura abahanuzi nka ba Eliya, bitumye tubura abahanuzi nka ba Elisa, bitumye tubura abakozi b'Imana nka ba Paulo, bitumye tubura abantu Imana ikoresha ibitangaza bikomeye. Biriya bintu bine ndaje tubiganireho. Imana ihimbazwe. Hanyuma iri jambo dusomye ngo Simiyoni ku munota wa nyuma Imana yaramurindiye icyo yavuze. Imana ishimwe cyane. Ngo yagiye kubona Mariya na Yosefu baraje bakikiye umwana. Ngakimubona abona atandukanye n'abandi bana bose yateruye. Aravuga ati amaso yanjye abonye agakiza, amaso yanjye abonye umwami Imana. Ahita yisabira gupfa, aravuga ngo none icyo narindiriye ngiki, icyama nkapfa, icyama nkigendera, kuko nta kindi nsigaje. Ubwo mbonye agakiza, nkaba mbonye imbaraga Imana izifashisha ikiza Abisirayeli, nkaba mbonye aho agakiza kazakomoka. Hanyuma Simiyoni ngahanurira Mariya, aramubwira ngo Mariya urahiriwe, uyu mwana wabyaye n'umwana udasanzwe. Imana ishimwe. Nutegereza ukaba mu nzu y'Imana, igihe kizagera ubone iby'amaso yawe Imana yari yaravuze kuzareba. Yobo yarabivuze, aravangura uruhu rwanjye nirumara kubora, hanyuma aya maso yanjye nayo azareba Imana. Aravuga ngo nzayitegereza saa yundi. Aravuga ngo umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ishimwe. Niba ari ikintu cyiza Imana ikorera umukirisitu, niba ari ikintu cyiza Imana ikorera umuntu wizeye, niba hari ikintu cyiza Imana ikorera umurokore, ni ukumwereka, ni ugutuma amaso ye abona, akabona agakiza. Haleluya. Uyu mugoroba muri tuvuga ukuri, tubwire Imana, intoki zacu ziterure, ibiganza byacu byakira ikintu gitandukanye n'ibindi twakiriye, bitume tubwira Imana ngo Mana noneho pe umugaragu wawe ndanyuzwe. Imana ishimwe. Hari
hari umusaza mu kanya nawuze nsoma iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'abami ngira ngo ni igice cya 12 n'icyatara cya 13 ku ngoma y'umwami witwa Yerobowamu. Murabyibuka ko igihe kigeze cyagera ingoma ya Dawidi iriho umuhungu we Salomo yaje kwigabanyamo ibice bibiri bitewe nuko Salomo yagomeye Imana, ashaka abagore Imana itamutumye, bamuzanira ibigirwamana baramugusha. Hari abantu bajya mu mihamagara Imana itabatumye, umuntu akajya mu mihamagara Imana itamutumye, akaza akabikigusha mu bantu, akaza akananiza abantu mu byo avuga, mu byo akora, kandi ntazasohoka, ntazareka n'abinjira ngo binjire, akibera amaho gusa. Salomo rero ngo abikigusha mu Bisiraheli, bituma ubwami bwigabanyamo kabiri. Murabyibutse. Hanyuma igice kimwe cy'abayuda kiyoborwa n'umugabo witwaga Rehobowamu, ari we mwana wa Salomo. Hanyuma ikindi gice cya kabiri cy'imiryango 10 kiyoborwa n'umugabo witwaga Rehobowamu. Uyu Rehobowamu ngo yari umugaragu, yari umugaragu nani wo mu nzu ya Salomo. Bituma Imana imubwira ngo wowe Yerobowamu, kuko nabonye ko Salomo yanze yishe, nubwo yatambye ibitambe nk'igihumbi. Ijambo narari babwiye uyu munsi, hari ibintu bishobora gutuma Imana ihindura ibintu. Nshuti zanjye, Imana irabihindura rwose. Imana yigeze yabwira Yeri iramubwira ngo wanze guhana abahungu bawe basambanira imbere y'urutambiro, barya inyama batemerewe, ndabihinduye. Rero nanavuze ko mu ngoma nani mu nzu yawe hatazaburamo amatambyi, ariko ndabihinduye. Uhereye umunsi w'unyubaha nzajya mwubaha, unsuzugura nzajya musuzugura. Nukuri kose Imana ijya ibihindura. Imana igifata umwanzi ikavuga ngo runaka nzamugirira neza, nzamurengera, ariko akondisiyo ke uyu muntu nakiranuka akagendera imbere yanjye. Niyo mpamvu yavuze ngo nshyize imbere yawe inzira ebyiri. Dawudi yaravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe rwose, ugasambanira mu mirimo, ukibiramo, ugateranya abantu. Ibyo byose umuntu arabikora, Imana ikamwihorera. Hari utuntu tumwe na tumwe twitwaza ngo amaraso ya Yesu arahari, ngo nibyo koko ubuntu bw'Imana buradukiza, imbabazi z'Imana ziriho ku buzima bwacu, ariko hariho kondisiyo ivuga ngo ukwiye kubaho mu buzima bukiranuka. Imana ishimwe. Hanyuma kuri uyu mwami Yerobowamu ngo yubatse igicaniro kimwe agishyira i Dani, ikindi agishyira i Beteli. Ngarangije abwira Abisiraheli arababwira ngo kujya gutambira Imana yanyu i Yerusalemu ngo biravunanye, ngo ntimukigore, reka mbamare umunaniro, mbamare stress. Biriya bari barabatoje, ibyo Dawidi yabatoje. Dufite abantu batumazemo ibyo twatojwe. Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ibyo wanyumvanye ujye ubihamya, ujye ubivuga ibyo wanyumvanye. Ariko dufite abantu bakoropwemo cyangwa bakuwemo ibyavuzwe n'Imana. Ntabwo tukiri abana bo kuramizwa amata, ntabwo tukiri abantu bo gushakisha abahanuzi kugira ngo dukomere mu gakiza, ngo kugira ngo kugera aho ugomba kugera. No, ugomba gutera intambwe. Hanyuma Yerobowamu abwira abantu arabwira ati reka mwebwe ndashaka kubavura imvune. Dore ikigirwamana kimwe ngiki kiri i Dani, ikindi kiri i Beteli. Izi nizo mana zabakuye muri Egiputa, iyi niyo mana yanyu. Stress zo kubajyana i Yerusalemu gutamba, reka. Abisiraheli ngo imitima yabo irararuka ngo ngabashakira n'abatambyi we, ngabishakira abatambyi ibyo bigirwamana ngo bakajya birirwa babitamba, bati ni wowe Mana yadukuye muri Egiputa, ni wowe Mana yadutwambukije inyanja itukura. Ngo Imana ibibonye irababara, ngo ituma uyu muhanuzi witwa Ibira ndivuga izina iravuga ngo n'umuhanuzi w'umusaza ngo ava Yuda ngo ajya ku gicaniro aho Yerobowamu yarari. Aragenda aramubwira ngo Uwiteka yambwiye ngo iki gicaniro kirasenyuka, nicyo kimenyetso. Yerobowamu ngo amutunga urutoki, ngo akimutunga urutoki ukuboko kwe kuranyunyuka. Yerobowamu abona ni ibintu biri seriye, aravuga ngo Imana yawe noneho iranyica. Abwira umuntu w'Imana aramubwira ngo nsabira nanone nyingingira, ubwira Imana inkize ukuboko. Ngo umuntu w'Imana yinginga Imana ngo Imana imukize ukuboko, ngo icyo kibi ikimenyetso gikomeye, ikimenyetso Imana yari yamuhaye, yaramubwiye ngo igicaniro saduka. Turi ku ijambo rivanga iby'umwuka birinijwe iby'umwuka bindi. Kondisiyo Imana yari yahaye umusaza kugira ngo ave i Buyuda ajye guhanura i Beteli, yari yamubwiye ngo ntuzagire ikintu urya, ntuzagire ikintu unywa, uzagenda ukora umurimo nkutumye, hanyuma utahe utagize ikintu. Ariko ubu dufite abahanuzi, utamuguriye nido ntiyahanura, utamuhereje kuri momo ntiyaguhanurira. Abantu bihimbiye gukiranuka, abantu bashyizeho kondisiyo, abantu bahanurirwa mu byiciro. Ariko Imana iri kuvugana namwe ikababwira ngo mwebweho mukwiye kurindisha iby'umwuka bindi. Iby'umwuka birarindwa. Niba tuzi kurinda amafaranga yacu ku ma mobile money, tugashyiraho pin, ku matigo cash, ku ma banke, ukaba nta muntu uzi account yawe, nta muntu uzi password yawe. Uko niko nta muntu ukwiye kumenya password y'iby'umwuka, nta muntu ukwiye kumenya password y'iby'Imana yaguhaye. Imana ihimbazwe cyane, kuko nta kindi cyazanye Satani uretse kwiba no kwica no kurimbura. Iyo atakwibye asiga kwishe, iyo atakwishe asiga kumugaje, iyo atakumugaje asiga kwibye, ugasigara uri umutindi. Ariko icyazanye Kristo ni ukugira ngo akize abantu be kandi atanga ubugingo, ndetse ubugingo bwinshi. Imana ishimwe.
uzi ibyabaye kuri uyu musaza ngo yamaze guhanura abonye bisohoye hanyuma ngarataha atashye ngo hafi aho ngaho reka mbabwire iyo turi mu murimo w'Imana tuba dufite indorerezi babandi mwasenganye nibo bagusebeje babandi mwazamukanye ku misozi nibo bagusebeje wa wundi wabwiye ibyawe nibo bagusebeje. Delila yabwiye Samusoni aramubwira ngo noneho ubwo umaze kumbwira imbaraga zawe ziva isinzirire rwose ku bibero nta kibazo ntacyo uri bube ngafata icyuma baramwogosha akimara kumwogosha ngo yajyaga amubwira ngo wafa Samusoni abafilisitiya baragusumiriye hanyuma bwa nyuma ku munota wa nyuma umusatsi wamaze kuvaho aramubwira ngo Samusoni we wapfa abafilisitiya baragusumiriye uzi ibyamubayeho ngo yashigutse nk'uko yari asanzwe ashiguka reka mbabwire imbaraga nyinshi zirangirira hahandi bya bindi wabivugiye cya gihe ugaragaza aho intege nke zawe ziri ubu wamaka ngaka nagerageza akabu ngo hari ibintu ngo bivura mibenga imitobe ngo ningo ariko dukwiye kubaho mu ubuzima bufata iby'umwuka tukabirindisha iby'umwuka ni ukuri kw'Imana kuri tuvuga ukuri ntituzira tudateranye ntibuzira tudasenze ntibuzira tutaririmbye ntibuzira rwose dutumvisha ijambo ry'Imana ariko ibyo ntibikanze Imana hari ibintu bidakanze Imana rwose bidateye Imana ubwoba keretse biriya bintu tugiye kuganiraho bine nitumara kubiganiraho turasenga Imana ihimbazwe. Uyu musaza ngo yakoze umurimo ngo abahungu bundi muhanuzi waho hafi ngo bahari ngo baragenda babwira papa bati papa nubwo hano ariko twabonye umuntu ukwemeza twabonye umusaza uhanura bigasohora uzi ko yahanuriye umwami Yerobowamu ukuboko kukanyunyuka yarangiza akamusaba ati ngene unsabire ku Mana ngo ukuboko kukongera kugakira mbese bamubwira amakuru yose bamubwira ngo igicaniro cyacitsemo kabiri barabimubwira byose ngo uwo musaza nayo ngo wo muhanuzi aravuga ngo none se ngo mwabonye inzira yanyuze amataha baramwe bati twayibonye inzira yanyuze amataha aravuga ngo ngaho nimufate indogobe muyishyiraho amatandiko turi kurira muri fitinega ivuga ngo iby'umwuka birindishwe iby'umwuka bindi ngaragenda kuko yari afite ibimwihutisha rero reka mbabwira ibidukurikirana kenshi biba bifite imbaraga zibyihutisha Imana ihimbazwe ariko umukiza azadukiza umukiza azaturokora Imana ishimwe. Ngaramukurikira aramubwira ngo umva nkubwire ngo amaze kumwegera aramubwira ngo umva nkubwire Imana irantumye kandi nukuri ntabyo yari yamutumye aramubwira ngo Imana irantumye irambwiye ngo garuka urye kandi unywe marayika w'Uwiteka avuganye nanjye arambwiye ngo garuka urye kandi unywe kandi amubeshye reka mbabwire mwahuye n'abahanuzi b'ibinyoma mwahuye n'abahanuzi babatuburira abenshi mufite amasezerano y'ibicupura atazasohora mwirirwa mutuka Imana mwirirwa muyitonganya mwasizwe amavuta yavuye i Yerusalemu niba ari Yerusalemu niba ari muri Isiraheli mufite utuntu twinshi tw'uducupuri dufite abantu bafite utuntu tw'uducupuri birashoboka ko atari hano birashoboka ko atari hano muri iyi gurupe ariko dufite abarokore bafite utuntu tw'uducupuri mwahawe amazi ngo amazi azabakiza none ntimwakize mwahawe amavuta ngo amavuta azabakiza none ntimwakize mwatanze amaturo ku bahanuzi none ntacyo byabamariye ariko nimwumva uko Uwiteka avugana namwe ari kubabwira ngo nimufate iby'umwuka mwahawe ariko gakiza mukarindisha umwuka wera hanyuma muzabaho mu ubuzima bunezeza Imana. Uzi ko uyu musaza yagarutse ngo yaravuze ngo niba ari Uwiteka uvuganye nawe ngo reka ngaruke ngo baragenda bararya aramwinginga aramubwira ngo ihangane uyu musaza umuhanuzi ararya aranywa arangije ngo bakiri ku meza uwo mwanya ahita amwatapo wakishe Imana yari yakubwiye ngo nturye none wabona kumuhanurira ukuri iby'umwuka birindishwe iby'umwuka bindi aramwatapo byakunaniye urariye uranyweye Imana yari yakubujije none ubwo biragenda bite hanyuma ndumva nshaka kuvuga ibintu bike tugasenga uyu umusaza yaragarutse hanyuma baramuhanurira baramubwira ngo kuko wanze kumvira Uwiteka uragera mu nzira intare irakudye urahura n'inyamaswa ikwica upfe uzi ko byasohoye umusaza yarapfuye ngo bamushyingura mu mvo umugabo we yarakorogoshoye wa muhanuzi wamushutse arangije aravuga ngo kandi ngo kugira ngo mubyemere ko uyu muntu Imana yari yamutumye muzanyemerere nanjye nimara gupfa muzampambe mu mva y'uyu mugabo rero abantu bananiwe kurindisha iby'umwuka bindi Imana itugirire neza Imana idufashe cyane. Simiyoni ikintu cya mbere cyamurangaga ngo yabaga yarakiranukaga gukiranuka Yobu yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nziyambura kuba inyangamugayo kugeza ubwo nzapfa hanyuma ibyiringiro byanjye nzabimanukana mbigerane no mu nda y'isi nguko uko umukristo w'ukuri akwiye kuvuga. Icya kabiri umukristo w'ukuri wese akwiye kubaho mu buzima bwitonda. Simiyoni ngo yarakiranukaga ariko anitonda kugira
kugira amakenga, kugira amakenga, gutinya ingaruka, kugira ubwoba bwo ngo nimva aha ninsambana nizihe ngaruka nzagira, ninkora iki nizihe ngaruka nzagira. Abantu bashobora kutakubona abantu bashobora kutakubona, ntibakubone, umugabo wawe ntabimenye ko umuca inyuma, umugore wawe ntabimenye ko umuca inyuma, abana ntibabimenye, ariko tekereza ngo ejo hazaza Imana nimara gutwikurura ibyanjye ikabishyira ahabona, kubera iki sinzicuza impamvu ntagize amakenga. Nimvuga mugenzi wanjye nkamusebya, ninkora iki n'iki ninjya hariya nkazana imiti nkanywa, ninkuramo inda, ninkora iki n'iki, ejo hanjye hazaza hameze gute? Sinzi niba rimwe nabwiye twasenganye n'umuntu w'umukobwa yari amaze imyaka 9 atabyara, yarashatse, Imana yaramugiriye neza. Mbere y'uko akizwa yakuyemo inda nyinshi akajya akuramo inda, ukazambanye yatwita agakuramo, ukazambanye agakuramo. Imana imugirira neza, arakizwa. Yerego ibyo mu minsi y'ubujiji Imana yarabyirengagije. Zikindi Imana yamwituye se, yamaze imyaka hafi 9 niba atari 10 atabyara. Tujya gusenga imisozi tukiruka tuti Imana babarira mwene data, dukeneye ko uyu muntu abyara, dukeneye ko uyu muntu aheka, Mana tugasenga amavi yenda kumera nk'ay'ihene, turagotoka. Nyuma Imana iza kumwoherezaho umuntu tutanahari. Hari n'igihe Imana idakoresha abagusengeye, imwoherezaho umuntu iramubwira ngo ngaho ugende, ibyo nzakubwira nzabikubwira uhageze. Haragenda, agezeyo ngakinjira, akiri hanze atarinjira no mu nzu, akajya yumva amajwi y'abana barira, ngo yinjira yumva urusaku rw'impinja ziri kurira. Ageze mu nzu arabwira ati rero nta kindi kintu ndi bukore, nkinjira hano numvisha urusaku, nzi ko mutabyara. Imana ko yambwiye ko mutabyara, ko numvisha urusaku rw'abana barira. Ko numvisha urusaku rw'abana barira. We aramubwira ngo umva, Uwiteka yambwiye ngo wakuyemo inda nyinshi ukiri umukobwa, warishe cyane, wishe abana, none rero agakiza ko waragahawe n'ubugingo uzabubona, ariko urubyaro Imana yari ikwiye kuguha rwararangiye. Ntuzanyaka abana, abo naguhaye warabarangije, wabaramaraye muri toilette, nta bandi bana nsigaranye. Hanyuma Imana yambwiye ngo ngaho komeza ugubwe neza, umuhanuzi aritahira. Rero iyo iby'umwuka wenda uwo yabikoze mu minsi y'ubujiji, Imana imwemerera ubugingo, ariko hari n'abandi bakorera ibyaha mu nzu y'Imana. Ukabona abantu baranywa inzoga, abantu barasambana, abantu barambara ubusa, abantu baritesha agaciro, ngo gukizwa biba mu mutima. Ntabwo mutima n'Imana ihareba, ariko iby'umwuka yatweretse ni ibyacu, ibyahishuwe ni ibyacu, wamugani ibyo tubona nibyo byacu. Rero ibyo tutari kubona ni iby'Imana, yego, ariko kandi turabyemezwa n'iki kagasesekaye mu mutima, nana kari mu mutima gasesekara ku munwa. Kako dusenga. Hanyuma kwitonda byaragaga Simiyoni. Icya gatatu cyamurangaga ngo yari afite imbaraga zo gutegereza. Muririmbyi yaravuze ngo kandi abantu benshi barananiwe gutegereza, nubakanguze vuba bya bimenyetso. Abantu barananiwe gutegereza. Muri ibi bihe bya COVID niho nabibonye cyane. Ntago nari nzi ko abarokore bakizwa uko bari mu makorari gusa, ntago nari mbizi. Ariko aho umuntu atabona igitsure cya perezida, ejo ugasanga imisatsi yayihinduye, ukabona wenda ibyo nibyo mu idini ry'iwacu, namwe iwanyu mufite uko mwubahiriza discipline y'itorero ryanyu. Ariko ukabona abantu barakuyeho rwose, abantu baraguye, abantu basubiye ku nzoga, abantu barishingiye, abantu barasambanye, abantu biteje agaciro. Ariko hari n'abandi bakomeye, Imana ishimwe, hari n'abandi bakomeye barihangana, bihanganira muri uyu murimo, bihanganira inzara. Nabonye abantu besikoroka bakabeshya ngo bapfushije, nta muntu bapfushije. Abantu bagakora fundraising bakabaha amafaranga ngo bagiye mu ntara gushyingura, nta bantu bapfushije kubera gutinya inzara. Amezi 3 gusa tumeze nk'abayuda babaye imyaka 70 Babuloni. Byatugendekera gute? Hazasigara bangahe? Hazasigara Basaduraka na Meshaka na Bedenego gusa. Ndakwifuriza kumuba mu mubare w'abantu bake barindishije iby'umwuka bindi. Simiyoni ngo yarategerezaga, gutegereza, kurindirira Imana yavugiye, kurindirira mu gakiza, gutegereza. Habakuki yaravuze ngo ibyavuzwe n'Imana byose bizasohora, ngo naho byatinda aravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara wanjye maze ndindire numva icyo Umwami Imana ambwira. Hanyuma icya kane cyarangaga Simiyoni ngo yabaye inzu y'umwuka wera, Imana igatura muri we. Pawulo yaravuze ngo mu nzu y'inyumba habamo ibintu byinshi, habamo amatorosho, habamo amarakirete, habamo ibyango byoza, amateremusi n'ibyombo, ariko hakabamo n'ibyombo bibikwa mu kabati, n'amateleviziyo n'intebe nziza n'amasahani meza y'amadongo n'ibindi.
hanyuma rero dukwiye kubaho mu nzu y'Imana, Imana itubona turi abantu b'ibikoresho bizima. Imana ntikenera umupapa w'igikoresho kizima, Imana ntikenera umubyeyi w'igikoresho kizima, Imana ntikenera umukobwa w'igikoresho kizima, igakenera umusore w'igikoresho kizima izakwifashisha. Murabyibuka ko yigize ngo yareba ibona umuntu witwa Nowa, iravuga ngo mbonye umuntu nakifashisha akamfasha gukiza abantu, reka musabe yubaka inkugi. Ayubaka imyaka 120, ariko igitangaje abamufashije akazi bose ntibinjiye muri iyo nkugi. Ubu dufite abantu badufasha kubaka inkugi ariko batazayijyamo, batanga imisanzu y'idini, bubatse insengero cyane, batanga amafaranga, ibyuma bikagurwa mu makorari, birirwa mu mavuga butumwa nk'uku kwa Joseline, barimo gufasha Nowa kubaka inkugi, ariko mu by'ukuri batazayinjiramo. Ariko haracyari amahirwe ku muntu wese ushaka kwinjiramo, haracyari amahirwe ku muntu wese ushaka kujyamo. Nubwo iri jambo ndi kuribwiriza abantu musanzwe musenga, ariko nimwihangane, wenda muzarimbwirira abandi, simwe ndi kubwira, muzarimbwirira abandi, mubwire abantu ngo tubwire abantu mumfashe, abantu nibarindisha iby'umwuka bindi babirindisha iby'umwuka. Imana ihimbazwe. Imana ndashaka ko dusenga. Paulo Petero yaravuze mu rwandiko rwe rwa mbere, aravuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka wera. Mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Kristo. Abantu dukeneye kuba inzu y'umwuka wera, inzu y'umwuka, ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka. Ntabwo ari ibitambo byose bibonetse, ni ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Dufite abantu batamba ibitambo ariko bidashimwa. Dufite abantu batamba ibitambo ariko bidashimwa, basenga za niba ture ku mafamiye nk'uku, bazi kumotiva famiye, bazi kuzamura amavuta. Njya numva ngo hari abayazamura n'abayamanura. Kumva ngo umuntu iyo yayoboye ngo iteraniro rirafini, nango runaka iyo yabwirije iteraniro rirazamuka, ngo amavuta bari ku kigero cyo hejuru, ngo runaka yazamuye amavuta. Dufite abantu batamba ibitambo bidakwiriye, ariko Petero aravuze ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, mube inzu y'umwuka wera, ubwoko bw'abatambyi Imana ishima kandi inezererwa. Tugiye gusenga, reka dusenge. Paulo abwiye ngo iki Timoteyo, aramubwiye ngo Timoteyo mwana wanjye, hari ibintu byinshi naguhaye, ariko hari ikintu kimwe cy'agaciro. Nubwo wakebwe kugira ngo ube umuyuda wari umunyamahanga, nubwo nabanye nawe, nubwo nagutoje, ariko hari ikintu kimwe nzi ufite, ikibitsanyo cyiza wahawe n'umwuka, ukirindisha umwuka wera ukubamo. Imana ihimbazwe cyane. Nta kimana itakoze, Imana yaguhaye agakiza. Paulo yabwiye abagalatiya n'abagalatiya ngira ngo yaravuga ngo yemwe bagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze ko mwatangije iby'umwuka mukaba muherukije iby'umubiri? Aravuga ngo mbese ya miruho mwarushye mwayiruhiye ubusa. Ubu dufite abantu rwose bameze nk'abaruhiye ubusa mu nzu y'Imana. Ariko uyu mugoroba ubwira Imana ngo Mana nshoboza imiruho narushye ye kuba imiruho y'ubusa, ahubwo mbeho mu nzu yawe, nagura ubwami bwawe. Ntibukire utagize umuntu ubwira ko Yesu yagukijije. Ntibukire utagize umuntu ubwira ko Yesu ari umunyembabazi. Ntibukire utagize umuntu ubwira ko amaraso ya Yesu agihumanura. Nshuti yanjye, ngibyo ivuga butumwa dufite, si ukubwira abantu ko bazajya muri Amerika, si ukubwira abantu ko bazajya mu kurangura Dubai, ahubwo ibyo nitugira umugisha tukabikora, tubiherekeresha imbaraga z'umwuka wera, tubabwire ko n'amaraso ya Kristo yamenetse ku bwabo. Paulo abwira Timoteyo rero aramubwira ngo ikibitsanyo cyiza wahawe ukirindisha umwuka wera ukubamo. Umaze kubwiriza abangahe? Umaze kubwira abangahe ko Yesu yagukijije? Muri karitsiye Yesu uri icyitegererezo cyiza. Aho utuye bakuvugaho iki? Aho uba bakuvugaho iki? Hanyuma ubwire Kristo ngo nari naniwe, umubwire ngo nari nshogoye, ariko ni wowe uha intege abarambiwe, kandi umuntu utibashije ukamwongeramo imbaraga. Ibintu bine byarangaga Simiyoni urabikeneye. Ukeneye gukiranuka, ukeneye kubaho mu buzima bwitonda bugira amakenga, ukeneye kubaho utegereza Imana ukarindira ihumure ry'Abisiraheli. Icya kane ukaba inzu y'umwuka wera. Ni ukuri kose nta jambo ryiza Imana yakuvuzeho ritazasohora. Ibi bintu bine nubigira, uzaba umubyeyi mwiza, uzaba umupapa mwiza, uzaba umusore mwiza, uzaba umukobwa mwiza, kandi nta kabuza ku munsi wo kuvuga kw'impanda uzumva ijwi ry'Imana witabe. Reka dusenge. Gukiranuka, kwitonda, kuba inzu y'umwuka, ndetse no gutegereza Imana. Imana ishimwe. Umwanditsi yaravuze ngo siko bizaba kuba mutegereza, keretse abava mu isezerano ari nta mpamvu. Kandi ni ukuri numva Imana ivuganye natwe. Tuvuga ukuri, tuzaba abagabo bo guhamya Imana. Imana izabana natwe, izatugirira neza. Reka dusenge.
wari ucogoye se, wari unaniwe, wari ubuze ibyiringiro, wari utakaje imbaraga, ahari wahuye n'abahanuzi babi, ahari wahuye n'abakozi b'Imana babi batuma uzinukwa iby'Imana, batuma uzinukwa impano z'Imana. Udufite n'abantu ejo bundi numvishe umuntu ambwira ati ngiye guhanura ndabyanga kubera iki yahuye n'abahanuzi b'abesikoro. Ariko ubwira Imana ngo Mana mpereza imbaraga, ndifuza kubaho mu buzima bw'ukiranukira, ndifuza kubaho mu buzima bwejejwe, kugeza ubwo nzahagarara imbere yawe ntafite ikizinga cyangwa umunkanyari imbere y'Imana. Reka dusenge, hanyuma Imana niyiha intege barambiwe, kandi umuntu utibashije ikamwongeramo imbaraga. Imana ntiyakwima imbaraga, Imana ntiyakwima intege, upfa kuba uyitegereje gusa kandi uyirindiye. Nibaha umugisha, mwakoze kubana nanjye mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Dushimiye namwe amamemba bose batuvuga ukuri. Imana ibaha umugisha. Iby'umwuka birindishwe iby'umwuka bindi nta kabuza ejo tuzajyamo. Imana izabagirira neza, Imana izabaha amafaranga mukeneye, Imana izabambika. Yesu niwe wavuze ngo mbese ubwo mufite ibyo kurya no kunywa ibindi ntimwiganyire. Imana yambika uburabyo ikagaburira inyoni zidahinga, ikambika uburabyo ntaho bujye guhaha, izabura ite kubaha ibyo ngibyo. Abacira umugani arababwira ngo mbese ubwo Imana yita kuri ibyo ngibyo, ikita ku nyoni, ikita ku bindi bintu nk'iby'inyamaswa zose, izabura ite kwita ku bakiranutsi. Reka dusenge. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, ntacyo uzaba, mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimira ijambo ryawe ryiza uduhaye. Dukwiye kubaho mu buzima bukiranuka, dukwiye kubaho mu buzima bwitonda, tukagira amakenga ku kibi cyose, ndetse n'ibyiza, kuko hari n'ibyiza bimwe na bimwe bigusha abantu b'Imana. Niko Salomo yaravuze ngo ndinde ubukene kugira ngo ntiba nkagayisha izina ryawe, ariko ndinde n'ubukire kugira ngo ntazihakana izina ryawe. Dukeneye imbaraga zo muri ibi bihe byose, ibyo bihe byose tugukeneyemo imbaraga mu izina rya Yesu. Ushoboza abantu bawe, shoboza ababyeyi, shoboza abakobwa, shoboza abapapa, shoboza abasore, umuntu wese wo muri tuvuga ukuri nabona imbaraga z'Imana. Udushoboze, dukeneye gukiranuka rero, dukeneye kwitonda, dukeneye kuba inzu y'umwuka wera, kandi tukaba mu nzu y'Imana dutegereje, kuko ari nta kabuza nitubona Yesu tuzabimenya ko ari we. Urakoze kubwira ijambo ryawe uduhaye. Uha umugisha abaryumvise, uha umugisha basomye iki cyigisho, uha umugisha babanye nanjye muri iri teraniro, kandi rishore imizi, ryere imbaraga, ryere imbuto nyinshi, rikore ibyo ngewe ntakora Joseline, hanyuma rikore icyo umugambi wawe ugambiriye. Urakoze, uriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza, ibyifuzo bya benshi, abarwaye, abafite ibibazo bitandukanye, ubagirire neza. Urakoze kuko uri kumwe natwe. Rinda igihugu cyacu, rinda itorero ryawe, ababwiye ubabyutse, abari bananiwe ubahereza imbaraga, kuko ari wowe imbaraga zacu. Urakoze, ntuhabwe icyubahiro muri byose. Ubuntu n'imbabazi no kugirirwa neza n'Imana nibibane natwe here none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Amen.